Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Ntegerejimana Petahiya, nkuko bamwe muri mwe mumaze kumenya. Ndi umusore Imana yahigiriye neza kandi izakomeza no kugira neza mu gihe ngeze umwete wo kugendana nayo, ngakora ibyo ishaka ibihe byose. Aho uri hose rero nkwifurije ikaze kuri Witsemba Channel kugira ngo Uwiteka akugirire neza. Ndagira ngo rero dusenge Imana muri aka kanya Imana iduhaye, tuganire ku ijambo ry'Imana mu gihe gitoya, ariko Uwiteka abane nawe. Mana, mu izina rya Yesu, ntawe uhwanye nawe mu byaremwe, yaba abamarayika, yaba abantu, yaba mwami, inyamaswa, ibintu byose niwe wabiremye kandi biri munsi y'ibiganza byawe ndetse n'ibirenge byawe. Iyo ukinze kuri kimwe ntawe ukingura, kandi iyo ukinguye nta n'ukinga. Niko wabwiye Yohana ngo dore size urugi rukinguye imbere yawe, ntawe ubasha kurukinga. Tugushimiye ko wadukinguriye abantu bose bagihumeka, bakaba bakiriho, bakaba bakireba bikemera. Ni ukuri ishimwe n'ibiri ryawe. Ndaguhenda henze rero ngo tubabarire gukiranirwa kwacu, kwezesha amaraso ya Kristo yamenetse, amenekeye umuntu wese uzayizera akabona ubugingo buhoraho. Hanyuma mu mahanga yose ukubaha wese agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Reka abo wemera bose rero ubagirire neza, ubamugisha utagabanije, kandi nawe utemera ubahe imitima itsinzwe n'urubanza, izinuka ikibi, umwuka aganze muri bo. Ibyo ushaka kuri twe ari byo bibaho mu isi no mu ijuru. Niko senze nyo mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rero. Kano kanya Imana iduhaye, nari maze kubabwira ko ndi umusore, ndi umukristo, sengera mu itorero rya ADPR, nkaba ntuye mu karere ka Rutsiro, ndi umunyarwanda, murenge ni wa Ruhango, akagari ni Akanyakarera, umudugudu ni wa Kabeza. Cyakoze ndi n'umuririmbyi muri korali Witsemba. Imana yashimye ko mba ndimo kugira ngo fatanye na bene data n'abashiki banjye umurimo, kandi mu byo ngerageza gukora nizera ko Uwiteka azampa ingororano, n'intagwa isari nkazasarura. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero cyakoze njya nkunda no gukora ibiganiro kuri kamera, nkabaza abantu, mujya mukunda kunyumva. Ngarutse rero ndi kugira ngo nanjye tuganire ijambo ry'Imana kandi Uwiteka abane natwe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Ijambo ry'Imana turasanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo. Dusome ibice 4, duhere ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 7. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, ibice 4 duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 7. Haravuga ngo kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kubwinjiramo no kutumvira, Imana yongera gutoranya umunsi ari wo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvuga haruguru ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire umutima. Imana itugiriye neza. Uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire umutima. Iri jambo rero niryo nifuza ko twaganiraho muri uyu mwanya, nk'uko tuyasomye murayumvise, ariko ndi kugira ngo nkubwire mu minota mikeya, nkubwire ngo nta bundi buruhukiro usibye muri Kristo. Niho waruhukira, niho wabonera amahoro, niho wakirizwa. Uburuhukiro nyakuri ni Kristo. Niryo jambo numvise twaganiraho. Kuva kera kose Imana ntiyigeze irema umuntu ngo imwifurize kubaho mu gahato, imwifurize kubaho mu gatunambwene. Yamuremye yifuza ko umuntu wayo yabaho akora kandi akaruhuka,
kuko gukora nabyo ni bimwe mu biranga Imana. Ubwo rero n'umuntu wayo aba agomba gukora, kuko ijambo riratubwira ngo ugira ubute ku murimo we ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Imana idufashe ngo kandi umuntu wese winaniwe arananuka. Bivuze rero gukora ni bimwe mu biranga Imana. Imana rero mu muntu ivuga ngo tureme umuntu ase natwe, mu gusa n'Imana harimo no gukora. Imana idufashe cyane. Niko rero yabwiye Adamu na Eva, arababwira ngo iyi ngobyi ndayibahaye ngo muyihingire, nimurangiza muyirinde. Gukora rero birakenewe ku Mana ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nawe birashoboka ko waba uri kudukurikira, hari akazi urimo, wicaye se, uri mu biro, ugize gute, ariko Uwiteka kugiriye neza. Hanyuma rero Imana imaze guha Adamu na Eva ko bagomba guhingira ingobyi bakanayirinda, ibasigira n'umwanya wo kuruhuka, ari wo cya gihe yajyaga iza ikabaganiriza. Burya bagiraga amasaha yo gukora, bakagira n'amasaha yo kuganira n'Imana. Imana ari ishimwe cyane. Uyu mwanya wa none rero nk'uko nari mbivuze, tuganire ku ijambo rivuga ngo uburuhukiro nyakuri. Nyakuri ni Kristo. Imana idufashe. Icyo gihe rero cyaje kugera, barakora. Bamaze gukora ntibarinda ingobyi. Bamaze kutarinda ingobyi rero, Imana ije kubaganiza irababura, kubera ko batarinze ingobyi. Reka nkubwire ko rero ibyo wakora byose utubahirije itegeko ry'Imana, nimba araguhaye umurimo ikeneye kuwurinda, ikeneye kuwukora neza, irashaka ko no kukubona, irashaka kukubona mukajya muganira. Ariko ntago byagenda neza utarinze umurimo w'Imana. Benshi bahugira mu kuririmba, abandi bagahugira mu kubwiriza ubutumwa, abandi bagahugira mu gusenga, abandi bagahugira mu guhanura. Ntibamenye ngo mbese bitwahanuye byakora ku mitima y'abantu gute? Urahanura uri umusambanyi, ibyo ntacyo byamarira abantu, ahubwo bituma batuka Imana, bakavuga ngo ubundi Imana yakoresheje runaka ni Imana nyabaki, ni Imana ya hehe? Ugasanga uri umuririmbyi, ariko Imana Imana yaguhamagariye uwo murimo, irakwishimira, gutoranya, iguha uwo murimo, ugezemo uhindura ubucuruzi. Imana idufashe cyane. Yesu rero amaze kuza, ijambo ry'Imana mu kuva riratubwira ngo Uwiteka atanga amategeko 10, yageze ahabwira Abisirayeli ababwira ngo murajye mwibuka kweza umunsi w'isabato, umunsi w'Uwiteka Imana yanyu, ngo nkuko yawuruhutseho namwe abariko mujya muruhuka ku munsi wa 7. Imana idufashe. Abisirayeli barabikurikiza, bakajya babikora uko bashoboye, bigeze aho birabananira. Niryo jambo twasomye rero, bigeze aho birabananira. Nuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubwo bisigariye bamwe bandi ba kera babwirijwe ubutumwa bwiza, bakabuzwa kwinjira mu buruhukiro no kutumvira Imana, ngo nicyo cyatumye Imana itoranya undi munsi, ari uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire. Iravuga ngo uyu munsi nimwumva ijambo ryayo ntimwinangire umutima. Imana idufashe cyane. Birakwiriye rero ko tumenya ko hari icyo Imana idushakaho. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi ntabwo tugisabwa kubahiriza umunsi wa 7 ari wo sabato, hoya, ahubwo turasabwa kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, kubera ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu abwira abantu atabarushye n'abaremerewe, nimuze musange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umurwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima, yemwe n'umutwaro wanjye nturemereye, mwemere mu babagaragu banjye, muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Haleluya. Imana idufashe cyane. Iri jambo yabwiraga abantu ngo abarushye n'abaremerewe, yabibwiraga Abisirayeli bamenyereye kubahiriza amasabato. Imana rero imaze kubitegereza, ibona bakwiriye koko kuruhuka kandi bari mu isabato, ariko bari baratangiye kwica amasezerano y'Imana. Umuntu agasambana ariko akubahiriza isabato, umuntu akiba akubahiriza isabato. Kandi ijambo ry'Imana muri Yakobo niryo rivuga ngo iyatanze aya mategeko 10 niyo kwera, niyo gukiranuka, ntugacumure itegeko rimwe ngo ayandi yose yakurikize, ngo kuko ucumuye rimwe ahwanye n'iyo yacumuye yose imbere y'Imana. Rero ntago uzavuga ngo naribye
ariko sinasambanye, ntabwo uzavuga ngo sinaroze ariko nararwanye. Imbere y'Imana turasabwa kwezwa, kuko Imana yacu ari yera. Uko itarangwa n'ikizira na kimwe, uko itarangwa n'ikizira na kimwe, niko natwe ubwacu tudakwiye kurangwa na kimwe. Imana idufashe. Yesu rero ahamagara abantu ngo abarushe n'abaremerewe, nubwo mumenyereye isabato yo ku mubiri, mukaba mumenyereye kuruka kwikorera imitwaro, mukaba mumenyereye kuruka kugenda, mukaba mumenyereye kuruka kujya mu kazi, ariko umutima yanyu iracyarushye cyane, iruhijwe n'ibyaha. Icyakora kandi sinabura kubabwira ko uriya munsi wa karindwi washushanyaga Kristo, kuko ubundi kuzura kw'Imana kuzurira muri karindwi. Ubwo rero byashakaga kuvuga ko Yesu yigeze avuga ijambo, aravuga ngo amategeko n'ibyahanuwe byuzura muri Kristo, ngo sinaje gukura amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Imana idufashe cyane. Mwitekereza ko naje gukura amategeko ahubwo naje kuyasohoza, bisobanuye ngo icyo amategeko yavugaga cyaje kugaragazwa ubwo Yesu yabonekaga. Yesu rero niwe amategeko. Iyo umuntu ari muri Kristo abaye icyaremwe gishya. Imbaraga z'ubusambanyi ntiziba zikimutwara, imbaraga z'ubutinganyi ntiziba zikimutwara, imbaraga z'urwangano, imbaraga zo kuroga, imbaraga zo gusinda ntiziba zigitwara umuntu uri muri Kristo Yesu. Umubiri ubabaye icyaremwe gishya. Pawulo yigeze avuga ijambo, aravuga ngo sinjye uriho, haleluya, aravuga ngo ni Kristo uri muri nge. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkwibarize mwene data, akazi ukora ahari abo mukorana bajya babona ari Kristo uri kugakora, kubera ko yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo munyigireho kuko ndi umurwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Bishatse kuvuga ngo kuba Kristo ari muri wowe bikagaragara n'ahantu ukorera ni uburwaneza. Ahari nta bantu utonganya, ntabwo uri gutukana, ntabwo uri gutoteza abantu, ntabwo harasinga abantu. Imana idufashe cyane. Ntabwo uri gutuka abantu ubareba igitsure, ubabwira amagambo adahwitse, kandi Kristo ubwe ntawe yigeze abwira nabi. Imana idufashe. Ni umurwaneza, yoroheje mu mutima, koroha. Ese we mwene data, iri jambo koroha uraryumva? Ahari umugaragu w'Imana Salomo niwe wavuze ngo gusubizanya ineza bihosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ryose ribyutsa umujinya. Iri jambo ngo kaba noroheje mu mutima. Icyama nawe ukoroha, amagambo uvuga koroha, ibikorwa ukora. Haleluya. Imana tugire neza cyane. Uburuhukiro nyakuri rero ni Kristo Yesu, kandi ijambo yazize icyatumye abambwa, icyambere ngo nukwita umwana w'Imana, icya kabiri nukuzirura isabato. Avuga haraho yivugiye, aravuga ngo dore umwami w'isabato ari hano, uruta isabato ari hano. Ijambo ry'Imana rikomerere muri twe cyane. Tumenye ko uburuhukiro nyakuri ari ukwakira Kristo, si ukuba mu idini, si ukuba umwadeperi, si ukuba umukatolike, si ukuba umwami, ntabwo ari ukuba umudivantiste, yego si ukuba ishyanga ryera nk'uko bamwe bavuga ngo ni holy nation. Imana idufashe cyane. Ahubwo turasaba kugira Kristo mu mitima yacu, agatwarira muri twe, tukagira imitima yoroshye, tukagira imitima iciye bugufi, inezezwa n'ijambo, imenetswa n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubera ko iri jambo itwemerera ko turyakira. Ndagira ngo dusenge Imana. Ariko uyu munsi wa none kwakira Kristo, kubahiriza isabato, Yesu ntiyaje gukuraho amategeko nk'uko yabivuze, ahubwo aravuga ngo Imana yongeye gutoranya ubundi buruhukiro, ari bwo ivugira mu kanwa ka Dawidi. Iravuga ngo uyu munsi wa none niwumva ijambo ryayo ntiwinangire umutima. Igihe cyose wumvishe ijambo ry'Imana ntiwinangire umutima. Iyo niyo sabato yawe. Kandi sabato bisobanura ukiruhuko. Iyo umuntu aruhutse, amen, na Kristo umwami n'umukiza mu buzima bwawe, niwe ukubera umuruhura, niwe ukuruhura ibikuremereye byose, ibyaha bikwizingitiranaho vuba. Yesu arabikuruhura. Hahise hari ibyo waba ufite byaba bikuruhije bikubuza amahoro, Imana idufashe cyane. Yesu arabikuruhura. Sanga Yesu
ni umucamanza utabera. Sanga Yesu aragufasha, akugiriye neza. Ndagira ngo dusenge Imana. Akazi wawe urimo kose, ca bugufi dusenge. Yesu ahari ku bwawe, Yesu ahari ku bwanjye, kandi azadufasha, azatwiyereka no mu bihe bikomeye. Dusenge Imana. Mana Data, mu izina rya Yesu, urera, urakiranuka, ntawe uhwanye nawe, urihagije. Ntukenera ingabo nyinshi kugira ngo utabare uwo wagambiriye gutabara. Mwami, ntukenera izuba kugira ngo icyubahiro cyawe no kwera kwawe bigaragare. Uri Imana yihagije. Niyo mpamvu mu ijuru nta zuba n'ukwezi bizabayo. Niyo mpamvu mu ijuru Imana idufashe cyane. Nta bomba atomike zizaba mu ijuru, nta bitaro bizabayo, nta tuwarete zizabayo. Abaho bose baguwe neza, baratuje. Imana idufashe. Haleluya. Imana itugirire neza. Uyu mwanya wa nonaha rero ijambo ryumvikanye mu matwi y'abaryumva, ndabasengeye aho bari ngo bagubwe neza, bakire imbaraga, bakire kunesha, bakire kwihangana, bakire ubutwari, bakire ubushobozi. Ni ku muririmbyi yaririmbye aravuga ngo ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ngo kandi kwa Yesu dufite ubutware ndetse n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. Ndagushimiye Kristo ko umuntu wese abohotse, abashije kwakira uburuhukiro nyakuri, ari bwo wowe mwana w'intama w'Imana, wowe wanesheje isi, urupfu na Satani, imva ukayinesha kugeza ubu ukabirangaye. Wowe ukaba wicaye mu ijuru ryawe ryera, imbere Mwami iburyo bw'Imana Data wa twese uhoraho, uzengurutswe n'ibizima. Haleluya. Shyirwa hejuru Mana, kubera ko utwitayeho kandi witeguye kutugirira neza. Umuntu wese wumvishe ijambo ryawe ntiyinangire umutima, nawe umugarukeho, umukore imirimo n'ibitangaza. Ibimuboshye byose ucagagura iyo migozi mu izina rya Yesu. Muboheshe urukundo rwawe, kubera ko ari rwo wadutegetse twese abarangwa n'ubwami bwawe. Tugomba gukundana. Bibuke ushaka Uwiteka, urengera ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Amen.